umva ibintu byo kunyikoreshwaho n'iki kandi turi muri siporo ariko se Karine nawe ntukajye wikomeza nikomeza si nta kibazo ariko oya genda ahubwo umva mubwire akandi ka ese kari kumva n'ibintu uri gukora utabizi waje usaba ubufasha ugira ngo nsaba ubufasha ndetse cyusa se wabura umuntu usaba ubufasha ndetse ubona nge ibi bintu nge ntabisobereyemo ese ndabizi ubundi buriya ngewe ikintu kijyanye na siporo ngifitemo certificate ahubwo wowe mbwira ngewe nze mwereke utuntu ahubwo utari usanzwe unazi ase cyusa wagireka kubeshya mwaye koko mu cyaro ikintu uzi n'iki nkeko mwasimbukaga imirima gusa ikindi uzi n'iki imirima ongeraho n'inkiramende ahubwo none umuntu wasimbutse urukiramende yananirwa gukora siporo nk'izo ngizo oya nta siporo uzi ahubwo noneho nimba ari ibyo byawe reka nkubitemo akantu nze nkwereke siko bimeze cyusa ngwino nyereke rwose ndahita siporo ugiye gukora uyu munsi uraza kumbwira reka nzi bangaka siporo za cyusa ndanarushye waje cyuka nkwereke yewe cyose ubundi ku bijyanye na siporo byo ugiye kumirwa wemera gutya ariko se gute se wizanambura amaguru gutya ukumva noneho nanjye ubwo nahita mera gutyo ubu tugiye gukora icyo bita abdomen sibyo uri kubibona ndi kubibona ngaho ifate hano none urajya umanuka gutya ukumva uzamuke nanjye mpite manuka nzamuka ubwo nyine ni rimwe kuri rimwe sibyo yego naho banza oya ko biri kunanira se nawe rero eguka nkwereke none we banza weguke nkwereke ibyo urabona ukuntu umeze gutya ni ukumanuka gutya iyo umanutse gutya uba urimo gukora icyo bita abdomen ukongera ukazamuka gutya ukongera ukamanuka gutya ukongera ukazamuka ibyo nibyo ko biri kundushya se oya ariko se Karine nawe uba umuntu byananiye rwose usubiza urwana kandi ndarushye narakwereka izindi ahubwo ahubwo twongere cyangwa ariko nkwereke wemera gutya numanuke gutya kumva none turajya tugendera rimwe sibyo umva narushye ariko ifate gutya rero gutya urajya uzamura amaguru gutya wongere umanure sibyo nibura dukore nka gatatu sibyo ibyo byo kubanza biruhije oya nawe se Kari nawe rero ngaho twagiye noneho nyine niwumva urushye ujye uhita umbwira sibyo twagiye 1 2 3 tuzamure manura ongera yisuwe umva Kari byananiye rwose rekera komeza ko burya wakubona by'ubushyushye wagira ngo ikizi aragenda wakubona by'ubushyushye wagira ngo ufite n'imbaraga se ibi bintu uri kubona bidakomeye mbese udusiporo se wumvise tumeze gute sha umva izi zo ni danje izi zo nkoresheje ni danje buriya rero ziri ubonye ni nkeya buriya nta n'ikintu ubonye umva no kujya nkoresha siporo hari izindi ubundi umva hari izindi bakora ukumva nazo zikwereke oya umva banza ubwire buri mu gitondo no kujya mfasha siporo sibyo umva ubundi mwereke ubu uvuze ikintu cyiza cyane oya umva nyine ni siporo nta kindi ese nyine ngewe hari ikindi nkubwiye umva ibintu byo kunyikoreshwaho n'iki kandi turi muri siporo ariko se Karine nawe ntukajye wikomeza nikomeza si nta kibazo ariko oya genda ahubwo umva mubwire akandi kantu ngewe ubu gahunda mfashe kuko nsanze numva wowe tugiye kujya dukorana siporo ibintu bikagenda neza ndabizi ubwo ufite ikibazo kwaje kwa pura urumva ariko ngenda bigufasha ngo gikemuke umva ugomba kubimfasha nzinduka urumva urajya ubyuka akazi kose
nagasoje umva siporo nabonye uzizi ni ukumfasha ogeza n'izo wabonye ariko wambabure nkakwereka kandi gabanyazi kamwe konyine cyangwa nkwereke asha narushye uno munsi tuzongera ejo mu gitondo nari mu gitondo nyine cya kare turahita tuzinduka ugomba kubanza gukora akazi gusa ntubizi nyine ngomba kubanza nkakora ibyo nshinzwe hanyuma nkaza nkanagusayidira sibyo kabisa umva ariko nawe ubundi karine rwose ibintu byo siporo ikijyanye na siporo reka nkwereke none ngiye nize primaire secondaire ndayiga uri kumva ndabizi ko uzizigabanya kwiyemera akoze ikibazo cyanjye ntabwo mureka umuntu ababwira ibigwi uri kumva ngiye mu kigo nize muri secondaire nari nkuriye ikintu bita gym tonic ni ngewe wajyaga imbere urabona abanyeshuri baragera bagatonda ibirongo ubundi umuntu umwe akajya imbere akajya bereka izo bakora nk'izo bagira bake ubwo nyine hano mu mbavu kwaje kwapura izo bamanukamo guriya abdomino zikaza nanjye nayo maze kubyibuha sibyo genda sawuba nahejo sibyo nibwo nyine ntuzambeshye gahunda ntugasaze akora nakeye buriya agenda cyusajya mu kazi nahejo muri siporo nabuja yaribyaye nahejo muri siporo narebe nyine reka ngende mbacomera ukuntu sibyo sawa akoresha gukora na siporo nawe bana ni fresh rwose genda se nyine kubanza cyusa narebe irgera Mary nawe yarebye kure ibyanwa jaride ni umuti kabisa ngiye kujya mfasha siporo buri mu gitondo Mazi se nayagutu awe mana twicara ikisi ndazuteze cyangwa amazi bura amazi ni meza mu mubiri ndabona uri kuri chat ndabona uryoshye da nese umeze ute meze neza ariko ntacyo ubaye ariko buriya wongera se ngombi wongeraga ngombi nimba mbanje ngo tuganire ku kibazo nakundi gusa bite byawe kandi Karine hari ikibazo maze iminsi unyegereza ukuntu ntazi none se ko icyo ari cyo kibazo cyawe kukwegereza ni ikibazo koko Karine erega hari igihe mba mbona unafite irungu nkavuga ati reka mwegere nk'ubu akazi kose ndanakarambye ahubwo ati reka mwegere nkuganirize mba mbona ufite irungu reka nta rungu ubona se ntari kuri chat wowe bandi bize n'abana chat isubiga irahagije cyusa irahagije ariko cyuza nanjye narafataho ture ufata iki se ibyo binyabazi si wajya ureka kuzajya wigirisha ibintu byose ubu Karine nawe cyusa asakari kareka cyukuri ubundi reka tukuvuge niki niyo mpamvu mba mbona ushaka ibyo kunyihunza unyiyama nta kwihunza wowe uzi unyegereza gute reka nta kintu ndetse kuza ngo tuganire Karine ko nta kintu mba nishe mba ntaciye nk'amabere kuki ushaka kumfata nk'umunyamahanga wowe umunyamahanga se nyine mba mbona ushaka kugira umunyamahanga tu reka we ntabwo ari umunyamahanga mbese nyine uba ufite icyo kibazo kuganira reka nta kintu rero twahita oya nta kuganira nawe gusa ubwo ngubwo ugira tuganire ikigo kugira ngo tuganire nta kintu twaganira ntacyo rwose umva cyusa nta kintu twaganira ahubwo reka ibyo tubyikorere iki ibyo kuganira byo njye nawe biba bihari mbese reka mubaze ko ndi umugabo w'abandi nkaba nujuje ibisabwa niyo mpamvu wumva ko njye nawe nta kintu twaganira kuko wagira ko kwisimbukuruza kandi mvira n'izina ry'Imana ako kari aya ntukajya wisimbukuruza aho nawe unsuzuguye ndisimbukuruza ko utisimbukuruza uri umugabo ngo tuganire aho niwe hari ibintu uba utarabonye iki se urabibona
bita pinya y'abasore noneho hari ibyo utabona sasa iki igituza cyacyose nese ibyo nimba ubifite ako ubundi we koraho nyine koraho oya nta kibazo nta muntu uri hano ngo arakoraho oya gutyo ntabwo bihagije gira gutyo wumva nimba ubifite ntabwo ari ngombwa ngo hari ibigaragara utabasha kubona reba iki kibazo undi musore wabona gifite ubundi uvuye na gisokoje ngira gutya kiza imbere ibi nabari sawa reka genda ubundi ku kibazo cyawe wowe uba wifashe wizana akaboko fata uri kumva uburyo hameze wagira ngo basanye kibatera pome kamba uri kumva aze guri kunyiya ikibazo cyawe esha nahumvishe ntara handi utakoze kora wumve wabyumvise Cyusa reka mbwire mbabarira genda subira mu kazi kawe rwose ntaramvanga reka karindwi urabona iki ase jya uvuga udakora ku muntu ikibazo cyane ako karindwi wabaye ni ikibazo nakubwiye uri kumvanga ajya mu kazi kawe sibyo ngenda hano ndi gucaka ajya mu kazi kawe ariko rero urabona urumva nubwo ari wigize wadanje urabona mba n'umwishima ugaseka ubundi ibintu byo biba bikenewe kamwe urabona nk'abantu b'urubyiruko mba nishimye jya umbabarira bagenda ase wagiye hakuba ubundi akazi ko nakaranje uri kujyana genda rero ngiye genda subirayo hano bisobanuye ngo nyine ntabwo nshaka genda okay nari basi se wanwe ku mazi nakuzaniye neza amazi nari nayagutumye nyine urabona ubundi iyo ubundi rekana nakubwire genda umva nyine cyusa wagiye nyine basi nyagamutwe mubwire je nigendere oya buretse ndahita ngenda sibyo nyine urabona hari ukuntu ubundi urumva ubona umuntu akagenda akujyamo nyine pole gake wabonye inuma cyangwa utunyoni iyo tugiye gutora umuceri ukuntu tuza twomboka kugira ngo hatagira umuntu udukubita sibyo rero iriya pole ubona niko nanjye ugenda ujyamo nkagenda nkwiyumvamo ukuntu nyine ariko nyine sinzi tu ariko nyine ngaho genda ariko icyo kimenye genda gutekeraga cyahise oya ntakenshi ubu ucyuriza amazi karabira ahantu ugiye ibyo ngiye kubikora nk'inshingano cyangwa kugira muri sale sawa rero ntari bi genda mererwa neza genda sawa Dobrze. Nie zawitys. Skończę. Dobrze. Bardzo ciebie nie zawity. Cyusa wowe kuki umwitiranya we kuki umwitiranya ubu none ndimo kugenda gacece ariko aho bigeze ubu fasha kuri namushoboye neza ryiba kanini uriho namushoboye umva ahubwo ni dashi utazarengera ibyo ntubigiraho ikibazo rwose gusa icyo nzi cyo namushoboye kandi uko ndi kubibona ndi kubona nenda kubigwaho uzagera ahantu ugarukira ariko kurusha iwanjye ahubwo ukivuga aho ugarukira uburenganzira wampaye kuri we ugarukira kumva nyine icya mbere ni uko agomba kumwinjira neza afasha akagurisha ibanga
ariko ikintu utazarengera ukagera ahantu kure ku buryo nshobora gufura ugatuma mfura nkazakora ibintu bimwe naguta buri wese. Mbese mabuja ubu ngubu nanjyana bikagera kuri rwa rwego rw'ahantu tujya tugurwa urabona nzaka umva cyusa aho ngaho ubushyizeho akitso uri kubyumva umva aho ngaho ugeze akwemerera kuhagera bitewe n'ukuntu ibintu bizaba bihagaze. nyine buriya ni urungano rwacyo mbese ntubibona kuki ushatse kuvuga ko njyewe nta urungano rwawe ushatse kuvuga iki ivugiraga nta kibazo ivugiraga umva wicara ubizi cyangwa ubwiye ugishyira mu gutwi kwawe urumva uzahagera aho ugera aho ugomba kugera njyewe ukuvuje bitewe n'ukuntu ibintu bihagaze wanyumvise nta kibazo kandi ntuzandakaze ndakaye nkora ntabwo ibyo kosa ntabikora rwose gusa ubwo kijyanye n'uriya we Karine ntamushoboye umva cyusa ariko se ko numva hari ukuntu umeze gahunda nta kuntu twakwigenza rwose mpamvu ndi kumva ntari buri muntu pe kabisa mudo wekuyemo n'iki mudo wekuyemo nimba sinzi rwose nimba ari akazi kenshi mba nakoze nkumva ndi kumva sinzi rwose noneho utangiye kuntera uri kubona hari ukuntu byahindutse ibyo se kandi ibyo ntabwo ari byo mpamvu zereka mpamvu ese uwo nakuhuje nawe ataraza kutajya kumbwira ngo rerere ndi kumva nta muntu utabivugaga ubundi uko ubyibutse se mpamvu ubona bikubwira ngo uti basi wenda kumva wenda urareka sibyo niguresha igihe nawe ejo nyine byabaho ugasanga uri n'umudomo yayifu uri ruguru arakaye ukajya gusa icyo gihe ntabwo wenda nibagiye kukurikira amabuja umukobwa uteye pe nawe ujya ngaho nyumva oya ariko iyo umuntu bajya bavuga ngo iyo umuntu yakoze neza baramushima nanjye nabonye umukobwa mbona nyine ateye neza ariko ntabwo bisobanuye ko akuse ntabwo aricyo bivuze rwose wajya mutegura ameza amatsinda umva nanameze nawe mu ahubwo reka ngire utuntu dutegurire icyo kurya nawe ubundi ntugire ikibazo mpamvu pe nimba hari umuntu ufite cyose uramufite pe sawa ntari saba ntarebe mpamvu mabuja ntiwishuka pe ubu imyaka amaze i Kigali ngiye cyusa ubu urareba ugasanga nakongera kurya imboga zishaje mbona izikiri gutoha zaguyemo akavura oroshye ariko nanjye cyusa sinakwiyemera we ubu nzashobora umwana na nyina we ibi ni ibimenyetso by'imperuka pe ariko ntarebe mabuja wowe rero ahubwo ntugire inama ushaka uburyo ugenda wisunika ujya inyuma nawe ubundi umwana wawe akora umutima ukantegura ameza ariko ntabwo rwose